twerekeje mu rugo rwa Beata Musengamana umuhanzikazi wo mu karere ka Kamonyi waririmbye indirimbo yo gushyigikira umukandida wa RPF Inkotanyi ariwe Paul Kagame. Ni indirimbo yiswe ngo Azabatsinda Kagame, imenyekana mu matwi y'abatari bakeya kandi barayikunda. Azabatsinda Kagame yarukuye ku muheto n'ababunza amagambo byari byabananiye. Yes, ni breaking news rero nubundi nk'ibisanzwe ni The Quick Times News. Aya ni amakuru meza, amakuru atugezeho muri akanya, aho uwo bita Azabatsinda Kagame yahawe inzu nziza cyane. Ni nyuma yuko nubundi televiziyo y'u Rwanda RBA imugezeho ikamusura maze ikareba imibereho yiwe nyuma yo hanga indirimbo ndetse ikanyura benshi mu matwi. Abantu benshi barayikunze, abantu benshi bayibonaga, benshi bayikunze cyane mu bihe byo kwiyamamaza kwa RPF, aho ari indirimbo yakundaga gukoreshwa cyane. Ni bamwita rero Azabatsinda Kagame, na niyo ndirimbo yamenyekanyeho. Nkuko bivugwa cyane rero, buriya umuntu ukora adateganya igihembo, ibihembo bimusanga imbere. Mwese mwaramukunze, mwese mwakunze ya ndirimbo ye yitwa Azabatsinda Kagame yarukuye ku muheto, naho ababunza amagambo byari byabananiye. Ubu rero yamaze gushyikirizwa inzu imeze neza cyane, inzu nziza cyane, inkuru irambuye n'ubundi nk'ibisanzwe na hejo tuzayibagezaho, maze mugakomeza gushimira umusaza Perezida wa Repubulika Paul Kagame. Gusa Perezida Paul Kagame yaguhaye aba yaguhaye. Ni inkuru rero n'ubundi tukesha Dr Dash, ni inkuru iri ahantu henshi iri guca bigacika hano ku mbuga nkoranyambaga. Ngira ngo rero ngende mbanyurizamo amwe mu mashusho ndetse nanabereke mbere yuko RBA isura uyu muhanzikazi rwose wahimbye indirimbo nziza Azabatsinda Kagame. Iyi nganzo yamamaye mu Rwanda no mu mahanga, ikomoka mu mudugudu wa Rugarama mu kagari ka Kidahwe mu murenge wa Nyamiyaga akarere ka Kamonyi. Musengimana Beata wahimbye indirimbo yibereyeho mu buzima butuje mu gace atuyemo. Ahamya ko iyi ndirimbo ari igisobanuro cy'umutima ushima imiyoborere ihindura imibereho y'abaturage irangajwe imbere na Perezida Paul Kagame. Mfite itorero mbamo, igihe cyo kuvuga ngo kwibohora no minsi mikuru ya Repubulika yagera, n'ubundi twabaga dufite indirimbo twahimbye zo kubyina kuri iyo minsi. Rero n'ubundi urabona twerekeje campaign ya 2017 nibwo natangiye gutekereza, ndavuga nese tugiye kwerekeza mu gihe cyo kwamamaza tuzakoresha iyi ndirimbo. Ni igitekerezo naho cyapfuye, ntangira gutekereza amagambo, ndeba ibikorwa biri mu Rwanda, ndeba aho rwavuye, ndeba aho rugeze, ndakusanya nkoramo iriya ndirimbo mwumvise. Mu mboni za Beata Musengamana ngo yumvaga nta watsinda Kagame ngo kuko ibikorwa bye birivugira. Ariko si ubwo umukandida wari kuza abwira abanyarwanda ngo nzabakorera ibi, n'uwo tubona wadukoreye ibi urumva wari kumutsinda ari uzakora, cyangwa wari gutsinda n'uwakoze. Perezida Kagame Musengimana aririmba ntiyatsinze amatora aheruka ku majwi 99.18% gusa, ahubwo niwe wari umugaba w'ingabo zahagaritse jenoside yakorewe abatutsi. Nyuma y'imyaka 30 jenoside ihagaritswe mu gihugu cyunze ubumwe kandi gitera imbere umusubizo. Kurahira kongera kuyobora u Rwanda mu myaka 5 iri imbere ngo n'ibyishimo n'icyizere kuri Musengimana Beata wiswe Azabatsinda, umuhanzi utavuga intsinzi ya Perezida mu nzagihe ahubwo yishura mu buryo bwa gihanzi uko yifuriza u Rwanda intsinzi muri byose no mu bihe byose. Ibyo naririmbye kuba byarabaye impamo nabyakiriye neza, byaranshimishije cyane. Nawe urimo urabyumva, n'ishimwe rikomeye ku Mana, n'ibyishimo byinshi ku banyarwanda ndetse no kuri chairman wacu muri rusange. Ejo ni finale nyine azahira u Rwanda ku mugaragaro n'abanyarwanda twese muri rusange, kandi turare twiteguye kuba turi kumwe nawe. Indirimbo Azabatsinda Kagame ni kimwe mu bimenyetso bidashidikanywa by'umuyobozi ukundwa n'abaturage ku rwego rwo hejuru, ku buryo naho utambuka umva amajwi y'abakiri bato bayisubiramo.
bose bati azabatsinda Kagame yarukuye ku muheto. Tsinda Kagame yarukuye ku muheto n'ababunza amagambo byari byabaranye n'intumwa y'Imana sano wavuye mu ijuru yatumwe ku banyarwanda ko yubakira u Rwanda. Amakuru dufite avuga ko RIB ku itariki ya 9 z'uku kwa 10 yafunze Bishop Harerimana Jean Bosco, umushumba wa Zerafati Holy Church, n'umugore we witwa Mukansengiyumva Jeanne. Dr. aya makuru mwaduhamiriza ko ariyo cyangwa? Nibyo, tariki 9 Ukwakira uyu mwaka RIB yafunze Bishop Harerimana Jean Bosco, akaba ari umushumba wa Zerafati Holy Church, akaba afunganywe n'umugore we Mukansengiyumva Jeanne. Bakaba bafunze bakekwaho icyaha cyo kwihesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya ndetse n'icyaha cyo gukangisha gusebanya hakoreshejwe amafoto y'urukozasoni. Bafungiye kuri sitasiyo ya RIB ya Kimihurura mu gihe iperereza rikomeje kandi hakorwa na dosiye yabo kugira ngo ishyikirizwe ubushinjacyaha. Dr. ibyo byaha bakekwaho baba barabikoze bati? Umwe mu bantu basengeraga muri Zerafati Holy Church yatanze ikirego arega Bishop Harerimana Jean Bosco ko yamusabye miliyoni 10 amwizeza kumusengera ngo azakire indwara yaramaranye igihe kirekire. Akaba yaramwijeje ko azamusengera iyo ndwara igakira. Naho ibijyanye no gukangisha gusebanya hakoreshejwe amafoto y'urukozasoni biracyakorwaho iperereza kugira ngo hamenyekane uburyo icyo cyaha cyakozwemo. Gusa iby'ibanze iperereza rimaze kugaragaza nuko Bishop Harerimana Jean Bosco akekwaho kuba yarakoze icyaha cyo kwihesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya, naho Mukansengiyumva Jeanne akaba umufatanyacyaha kuri icyo cyaha. Hanyuma rero Mukansengiyumva Jeanne nawe akaba akekwaho icyaha cyo gukangisha gusebanya hakoreshejwe amafoto y'urukozasoni. Bishop Harerimana Jean Bosco akaba umufatanyacyaha kuri icyo cyaha. Nk'uko rero nabivuze hejuru, ibijyanye no gukangisha gusebanya hakoreshejwe amafoto y'urukozasoni biracyakorwaho iperereza kugira ngo hamenyekane uburyo icyo cyaha cyakozwemo n'aho ayo mafoto yavuye. Yego, ibihano kuri ibyo byaha biteganya iki Dr.? Ibihano nuko ibyaha bakurikiranyweho nk'iki cya mbere cyo kwihesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya, ku cyaha cyo kwihesha ikintu cy'undi aramutse abihamijwe n'urukiko yahanishwa igifungo kitari munsi y'imyaka kitarenze imyaka 3 ndetse akiyongeraho n'ihazabu iri hagati ya miliyoni 3 na miliyoni 5 nk'uko biteganywa n'ingingo y'174 y'itegeko riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange. Naho icyaha cyo gukangisha gusebanya aramutse abihamijwe n'urukiko yahanishwa igifungo kitari munsi y'umwaka umwe ariko kitarenze imyaka 3 n'ihazabu y'amafaranga ari hagati y'ibihumbi 100 n'ibihumbi 300. Hanyuma uwatwumva aka kanya ashingiye kuri izi kesi zombi tuvuganyeho, ubu ntiyavuga ko aba bitwa abakozi b'Imana basigaye ntaho batandukaniye n'abantu basanzwe kuko nabo basigaye bafatirwa mu byaha biremereye nk'ibi? Oya, si uko bikwiye kumvikana kuko hano icyaha ni gatozi, ntibikwiye kwitirirwa umurimo bakora cyangwa se ntibikwiriye kwitirirwa n'abandi bakora umurimo umwe nkawe. Icyakora wenda bishobora gutera icyasha uwo murimo, ariko ntibikwiriye kwitirirwa ndetse itorero babarizwamo. Ikigomba kumvikana hano, icyaha ni gatozi, umuntu akibazwaho akagikurikiranwaho ku giti cye, ntibigire undi byakwitirirwa cyangwa se ntibigire umurimo runaka byitirirwa cyangwa se itorero abantu babarizwamo ngo ribe ryakwitirirwa ibyaha nk'ibyo ngibyo. Nubwo hari ubutumwa wagarutseho mbere kuri kesi ya padiri, ariko muri rusange n'ubuhe butumwa kuri izi kesi zombi kugira ngo tunasoze? Muri rusange ibi birasaba abantu bose kugendera kure ibikorwa byose biganisha ku gukora ibyaha. Buri muntu wese asabwa kubahiriza amategeko y'igihugu nk'uko yarashyizweho, ku buryo bw'umwihariko rero ku bavugabutumwa
barasabwa kwirinda ibintu byose biganisha ku gukora icyaha n'ibindi bikorwa byose bigayisha umurimo bakora. Barasabwa kuba intangarugero mu byo bakora byose, kuko iyo witwa umuvugabutumwa hari ukuntu uba ugomba kugaragara, ariko muri rusange nta muntu n'umwe ukwiriye gukora icyaha, kandi uwagikora wese amategeko yamuhana. Murakoze cyane. Murakoze cyane. Dr. Murangira Thierry ni umuvugizi w'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB. Kumwe ku murongo wa telefone n'umuvugizi wa RIB Dr. Murangira Thierry. Dr. mwiriwe neza? Mwiriwe neza kare nijabo. Ni amahoro? Ni amahoro, ni amahoro. Yego, hari amakuru agera kuri Primo Media Rwanda avuga ko ku itariki ya 9 z'uku kwa 10 RIB yafunze Padiri Katabogama Focus uyobora Lycée de Rusumo mu karere ka Kirehe. Akaba akekwaho icyaha cyo gusambanya umwana w'umukobwa w'imyaka 15 wiga muri iryo shuri. Aya makuru ni ukuri? Aya makuru ni ukuri, nibyo yafunzwe tariki 9 ukwakira uyu mwaka. Ni Padiri Katabogama Focus, akaba ari n'umuyobozi wa Lycée de Rusumo iherereye mu karere ka Kirehe. Akaba akurikiranwaho icyaha, akekwaho kuba yarasambanyije umwana w'umukobwa w'imyaka 15 wiga muri iryo shuri, muri icyo kigo. Ubu rero akaba afungiye kuri sitasiyo RIB ya Kacyiru, iperereza rikaba rikomeje, dosiye ye nayo ikaba iri gukorwa kugira ngo ishyikirizwe ubushinjacyaha. Dr. uwo mupadiri akaba n'umuyobozi wa Lycée de Rusumo, iki cyaha yaba yaragikoze ate? Iki cyaha yagikoze uko icyaha cyo gusambanya umwana gikorwa, ariko iperereza ry'ibanze rigaragaza ko yagikoreye ku ishuri muri ofisi ye, aho yahamagaye uwo mwana arangije aramusambanya. Ibihano biteganya iki ku cyaha nk'iki ngiki, cyane ku muntu nk'umuyobozi nk'uriya unamufite mu nshingano w'umurezi? Ibihano, icyo riteganya ibihano kuri iki cyaha, aramutse abihanijwe n'urukiko yahanishwa igifungo kitari munsi y'imyaka 20 ariko kitarenze imyaka 25, nk'uko biteganywa n'ingingo ya 4 y'itegeko nimero 59 akarongo 2023 ryo kuwa 4 ukwezi kwa 12 umwaka w'2023, rihindura itegeko nimero 60 akarongo 2018 riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange. Urumva ko hano ibihano biba biremereye ku cyaha nk'iki ngiki. Hanyuma ni ubuhe butumwa mwatanga ku badukurikiye? Ubutumwa twatanga irasaba abarezi kuzuza neza inshingano zabo zo kurera bubaha abo barera, kuko iyo uri umurezi burya uba uri n'umurinzi w'urera. Ntabwo bishimishije ndetse biranagayitse cyane kuba umuntu w'umurenzi ashobora gukekwaho icyaha nk'iki ngiki cyo gusambanya umwana. Ibyaha nk'ibi bibibutsa abantu ko itazabyihanganira, uzabikora wese amenye ko amategeko azamuhana. Ikindi twakwibutsa abatwumva ni uko iki cyaha cyo gusambanya umwana ni icyaha kidasaza. Igihe cyose ibimenyetso byagaragarira cyakurikiranwa. Ngira ngo byumvikane, ni ubutumwa buba bugomba kubera n'isomo abandi bantu, kuko gusambanya umwana ni icyaha kidasaza. Igihe cyose ibimenyetso byabonekeranye cyakurikiranwa, tukaba dusaba abantu kuzibukira, kuko ntabwo bizihanganirwa kuwo ari we wese. Yego Dr. uretse Padiri wenda ufungiye aho ngaho Kacyiru, umwana ari hehe? Yasubiye mu masomo cyangwa ari kwitabwaho? Umwana ari kwitabwaho, igihe cyo gusubira ku ishuri nikigera azasubirayo.